ashoboye gucecekesha, yasimije umuriro, abagabo bari kwidegembya. Imana ishimwe, Imana yacu yahabwa icyubahiro, ntabwo izaduta, hoya ntizadutererana, haba mu byago, haba mu makuba, haba mu rugo rugoye, haba mu kazi kagoye, haba ku mukoresha w'intare, haba kuri ba Kibamba. Imana izabana natwe, izatuvuganira, izaturenganura, izadukiza akagambane, izadukuraho imivumo, izadukuraho amaboko y'abagome n'abagambanye. Ahari ngo bizabera mu bwihisho, ariko Imana ibisesagure, kuko ni Imana y'amahoro, ni Imana ikunda abayiringira. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Yes, reka kujya tubashime tubabwira ngo amahoro y'Imana abana namwe tubera asazuba Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Reka tubwira mu gigo gato tubabwire ngo Imana ibahereze umugisha. Reka tubwira muri Afrika yose tubabwire ngo turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Katubwire diaspora tuzibwire ngo reka Imana ihire imigisha y'amaboko yanyu. Hanyuma rero aha ni ku Mana irahari TV. Otarakora subscribe, kora subscribe, share, like, comment kugira birusheho kugenda neza. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, hanyuma imbere muramubona turakwakira umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Abane natwe twese n'abadukurikiye bose. Mumeze neza? Turashima Imana. Mwami Yesu abarinze neza. Araturinze. Hanyuma reka tutangire wibwira abakunzi. Yego. B'Imana irahari TV. Hanyuma tunakwakire. Yego. Tunazamuka usenga Imana. Murakoze cyane. Amazina yanjye nyine nayo nitwa Pascal cyangwa se Yeremiya. Ibisigaye Yesu Kristo aduhane umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Igihe nk'iki ngiki yitondo nk'iki cy'umugisha uduhaye turabigushimiye. Hari n'abandi benshi bamerewe nabi, hari abandi benshi barwaye, hari abandi badafite amahoro, hari abandi bari mu bibazo, hari abandi bafite uburwayi bukomeye ndetse budakira. Abo bose baguteza amatwi, abo bose bategereje ineza yawe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, n'imbaraga zikiza, izazuye Lazaro, izarengeye wari ku kidendezi Betesida, izo nizigende zikore kuri buri umwe wese uri mu marira, uri mu gahinda, ibibazo bigiye bitandukanye. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, umuriro w'Imana wururukire ku buzima bwabo, uhindure, utwice, ukongore. Hari n'abaterwa n'imyuka mibi, bakayiterwa nijoro, bakayiterwa ku manywa, ariko abo ngabo ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryambwiye neza, ngaho ntagira mbatuma isengesho, ndohereza imbaraga zawe, ikirere gihumanuke mu izina rya Yesu. Zambura presence yawe, ndasenze Uwiteka kugira ngo nahangaha turi uheze uhatunganye, imbaraga zawe zururuke, Mwuka wera ganze, zamura ibendera ry'ubutsinzi, neza y'Imana yururuke, amavuta atangwa n'Imana ayo ngaya abane natwe mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Uwiteka, abo tugiye kubana nabo bose nibagubwe neza, bumva neza y'Imana, cyo duheze n'amajwi ya Satani mu izina rya Yesu, kuvangirwa kw'abadayimoni uko ndagukwiragiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaganguza, ndasenya, ndarimbura, ndakuraho, ndatwika kandi ndakongora, mpagaze mu butware bw'Imana ishobora byose. Urakoze Yesu Kristo kugiye kubana natwe, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo musabye nizeyemo, amen. Urakoze cyane, dusengeye neza ko nanjye gufashwa. Yego. Nanjye kuza mubwira ngo nanjye numbeshe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma rero abakunzi bacu umunsi none bitege iki kubazaniye iki? Mbazaniye ibintu bitaryoshye cyane, ariko nanone mu buryo bw'umwuka biraryoshye, kuko bazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Wakwibaza ngo nukubera iki abantu benshi muri iyi minsi barekuye umusaraba? Abenshi barawurekuye, abandi barawurambitse, uwasengaga ntagisenga, abandi bashaka gutoroka ingo, abandi bashaka gutoroka akazi, abandi bashaka kunanirwa. Mbese urabona ko abantu benshi barananiwe, ndetse barabona ko neza Imana itagikora cyangwa se itakibabona cyangwa itagikomeje isezerano yagiranye nabo. Ariko nzanye ijambo rivuga ngo hamya Imana nayo iraguhamiriza. Emera ko Imana iri kumwe nawe, uyibwire n'abantu. Igihe wari kuvuga amagambo y'amafuti uvuga amagambo mazima. Njya kunda kuvuga ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uraza kumfasha cyane kugira ngo uze kunsomera ijambo ry'Imana muri Daniel igice cya 3, duhere ku murongo wa 13 tuze kugeza hepfo. Ndaza kwakubwira twumve neza icyo Imana ishaka kuvugana
natwe. Abantu benshi bamaze iminsi babona ko Imana yabaretse, abandi bakavuga ko Imana yabataye, abandi bakavuga ko Imana itagikora, abandi bakavuga ko nta Mana ikiri mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bakavuga ko mu Rwanda nta bakozi b'Imana bagihari. Reka nkubwire, haracari ibyiringiro nubwo benshi baguye, abenshi barambitse umusaraba, ariko birashoboka ko imvura nigwa, haleluya, Imana ishimwe, igiti cyatemwe gishobora gushibuka kikera imbuto ndetse kurusha niza mbere. Uwiteka Imana atugirire neza. Icyo nje kukubwira nuko Imana ishaka kuhamya, numara guhamya Imana irakwiyereka. Nuhamya mu burwayi bwawe uraza kubona Imana, nuhamya mu bikunanira, mu bikugerageza uraza kubona Imana, nuhamya mu kazi ukora uraza kubona Imana. Wowe icyo Imana igushakaho ni uguhamya, kandi nuko utagomba kugira ikintu icyo ari cyo cyose utinya, kuko abantu benshi barimo bananirwa kubwo gutinya, baratinya, bamara gutinya bakihakana umwami wabo, kuko bageze kukuka kanyuma. Nindangiza ndaguriza message kuko Imana yakuntumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka udusomere. Reka dusome Daniel ibice 3 uhereye ku murongo wa 10. Aravuga ngo washyizeho itegeko ngo umuntu wese ari ubwumve amajwi n'amahembe n'imyirongi n'inanga. Yego, abo ngabo nabagaragu babwiraga umwami. Aravuga ngo uwashyizeho itegeko. Mbere gatoya, kubera ko ari amagambo maremare sinashatse kugira ngo tuze kwinjiramo cyane, nuko hari habayeho kubumba ibigirwamana. Bakavuga bati rero umuntu utemera gusenga ibigirwamana bya Nebukadinezari, yego, wese nisambuka Pardon, buretse gato. Impamvu hashyizweho iryo tegeko yari ukugira ngo umuntu utemera kubararira Imana ze aze kuza guhabwa igihano kiremereye cyo gushyirwa mu itanura ry'umuriro. Nabo baravuga bati rero bajya kumwibutsa itegeko. Muze gusoma guhera hejuru. Baravuga ngo wavuze ko nihavuga, yego, haravuga ngo n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose, yego, bivuga yubarare hasi. Yego, umuntu wese naza kumva aya mareveye, naza kumva ibi bintu biza kuvugira rimwe, ko wese ari buhitagira gute yubarara hasi, akubararira igishushanyo cy'izahabu cyangwa se ikibumbano. 11 aravuga ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi, ngo kandi ko umuntu wese uri bwange kubarara hasi ajugunywe mu itanura, ari buze kujugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. 10 akavuga ngo nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, yego, aribo Saduraka Meshake na Abedenego, batakwiyeho nyagasani, batatakwitayeho nyagasani, buretse gatoya. Iri tegeko ryari ryashyizweho kugira ngo bagerageze abakozi b'Imana. Bavuga bati turi mu bihe bibi, ibihe by'ubuhenebere, ariko hasigaye abagabo batatu batigeze biyandurisha ibyo kurya by'ibwami, cyangwa se ntibigeze bakamuka, bo bagumanye Imana nyamana, bakomeje gusenga. Aricyo gihe turimo abantu benshi badashaka gusenga Imana. Mu by'ukuri ikibarangaje imbere ni ugukora ibishimisha imibiri yabo, ni ugukora ibishimisha ababegere cyangwa se ababashumbye. Hari abantu benshi bamaze gutakaza umwimerere wo gusenga, ariko aba bagabo baravuga ngo nubwo hagiyeho ubundi buryo bwo gusenga Imana zabo bwo kuzubararira, twebwe ntabwo tuzabikora. Bituma bashyiraho itegeko, baravuga ngo utazemera kubarariza Imana zawe, abo bose bazashyirwa mu itanura ry'umuriro. Iri tanura ryarakaga cyane, tubonye neza ko ryari ryanyegejwe karindwi, kuko ryari rifite imbaraga byanga byakunda. Uretse n'itanura ry'umuriro, niyo ukoze ku mwambi gakeya wumva uburibwe, wumva uri gushya, wumva uri gukongoka. Harageze kugira ngo abemera Imana nyamana aba ari bo bakomeza urugendo. Harageze kugira ngo abemera Imana nyamana aba ari bo basenga, cyangwa se abasenga Data mu kuri no mu mwuka aba ari bo bamusenga. Ngo hari abagabo rero batatu, nicyo cyari kigenderewe, Saduraka, Meshake na Abedenego. Aba bagabo bari bahagarariye Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka wera. Harageze kugira ngo wikomeze ku Mana Data,
n'umwana n'umwuka wera kugira ngo ubashe kwambuka kiriya kiraro, kugira ngo ubashe kwambuka ugere mu ijuru, kugira ngo ubashe kwambuka ugere ku isezerano. Ugomba kuba utunze abo bagabo bangahe? Batatu. Nibo bari buze kukwambika imbaraga ziza gutuma utinyuka no kwinjira mu itanura ry'umuriro, kuko nta mbaraga ufite zo kurwanya abacanye ririya tanura. Haravuga ngo ntibashobora kubararira imana zawe, banze kubararira imana zawe, banze kunywa inzoga, banze ubusambanyi, banze uburozi, banze akagambane. Aba bagabo bagumanye umwimerere, none uyu munsi wa none ni igihe cyo kugira ngo tubafate. Banze kuramya cya gishushanyo kiba, none banze kuramya cya gishushanyo, kandi wowe warategetse uvuga ko bagomba kukiramya. Nshuti bene data, ibi bishushanyo kubiramya ubundi hazaho itegeko, ndetse kandi riba rishaririye abantu basenga. Burya nubwo abadasenga bataryubararira, nta kibazo, ntibagirwaho n'urubanza. nabo barabizi ko Imana ikora rega, kuko barashaka kugira ngo bakamure abantu b'Imana imbaraga z'Imana. Umwuka wera utakare ku buryo ikirere gituyemo umurozi azagifata wenyine, ikirere gituyemo umugambanyi azagifata wenyine, nta zindi mbaraga ziri kumurwanya. Buriya iyo usenga, nubwo wajya mu nzu ukiyiriza gatatu usenga utavuga ngo ururimi rusohoke, abaturanyi bawe b'abapagani imbaraga z'Imana barazumva. Noneho ngo byaramenyekanye mu gihugu. Reka twumve sasa 13 turavuga ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane. Nebukadinezari ararakara cyane, azabiranwa n'uburakari. Aravuga ngo Saduraka ni muntu ki, Ebedenego ni muntu ki, ni gute Meshaki bashobora kwishyira hamwe bakansuzugura? Babashyira umwami, barangije barabafata barababoha. Urumva ntabwo babatwaye, nta mapinga arimo. Babashyira iki? Umwami. Yego. Haravuga 13 tukomeze 14. Yego. Nebukadinezari arabakabukirana. Nebukadinezari arabakabukirana cyane. Mbese Saduraka na Meshaki, wowe Saduraka, Meshaki na Abedenego mwabyitumye, ni mwebwe ubundi mwabyitumye. Buretse aho harimo ikintu cyihishe kiremereye. Yabonaga nta muntu n'umwe utatinya umuriro, yabonaga nta muntu n'umwe utamwubaha, ariko aba bagabo bamaze kugera imbere ye aratungurwa cyane. Aravuga ngo ariko nimwe mwabyitumye cyangwa n'undi muntu wababwiye? Harageze kugira ngo cira ibirura miri biryoshye, ariko mu maso y'abapagani biragaragara nk'ibirura, biragaragara nk'ibyotsanya. Yego. Kudakorera Imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze, nuko noneho 15, nuko noneho umva amajwi n'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze. Ni byiza, ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri ubakize, amaboko yanjye ni iyihe? Buretse gatoya, reka tuganire kuri aya magambo. Arangije arababwira ngo noneho ni nkuko yababwiye ngo mbahaye amahirwe ya kabiri. Yego. Nimwongera kumva ibi bintu, nimwongera kumva amajwi y'inanga, nimwongera kumva imyirongi, nimwongera kumva amareve yashyizweho, nyamuneka mwubarare. Nimuramuka mutubaraye, sinzi Imana iri bubakize. Hari igihe uba uri mu kazi bakakubwira ngo nudakora ibi, ntabwo tuzi imbaraga ziri bugukize. Hari igihe uba uri muri situwasiyo runaka cyangwa se mu rugo, n'uwo mwashakanye yakubwira ngo yakundaga gusenga cyane, ariko umugabo akamubwira ngo Imana usenga ni iyihe, ariko umugore akajya amubwira ngo Imana nsenga uzayibona. Ngo bucye arangije aramubwira ati umva rero, ubwo noneho ukomeje kwanga ukaba wanze kurekura ibyo byanyu by'abarokore, uyu munsi wa none ndaza kureba Imana usenga. Ngo aramubwira ngo zise pakira tugende tujye gusura. Ngo amubwira ahantu ngo hagati yo kuhagera hari ishyamba rinini, kuko uzi nka Nyakanenga urukundo abaga imeze uciyemo hasi yendo ujya hakurya za Kabajoba. Ngo bageze hagati mu ishyamba arangije aramubwira ngo tura. Ngo aratura, ngo umugabo akuramo umupanga, aramubwira ati pfukama nkwice. Umugore aramubwira turanyica umpora iki, nimba utemeye kureka Imana yawe ndakwica. None umugore aramubwira ngo mbabarira gato,
mbere yo kugira ngo unyice mbanze nsenga Imana. Ngo arapfukama, amaze gupfukama arasenga, ngo amaze gusenga aramubwira ngo ngaho ntema. Umugabo arambura ukuboko agiye gutema, umupangu uhera mu kirere. Iyi ni Imana yigaragaza kuri finale. Amen. Iyi ni Imana ikorana n'umuntu wayizeye. Amen. Iyi ni Imana ikorana n'umuntu wamaramaje. Amen. Iyi ni Imana ikorana n'umuntu wamaze kwemanga, akemanga n'imbere y'abakomeye, akayihamya n'imbere y'abateye ubwoba. Iyi ni Imana ikikora ngo umupangu uhera mu kirere, ngo umaze guhera mu kirere, ngo nawe aravuga ngo kugira ngo ubone neza Imana senga, tugende nitugera mu rugo ndagusengera, nimara gusenga uraza kubona Imana. Yageze mu rugo arasenga, amaze gusenga ukuboko kuramanuka, kumaze kumanuka bafatikanya kuvuga Imana. Amen. Aba bagabo bavuga ikintu gikomeye, baravuga ngo babanje kubivuga mu mutima. Iyo abantu bari mu mwuka bahanahana amakuru, uzabona umuntu yuzura umwuka yaravuge mu ndimi ubone ari gusemura. Iyo abantu batatu bari hamwe bagasenga Imana by'ukuri, bagirana communication. Impamvu byanga wabuze uwo muhana communication, impamvu usenga ntihaboneka impinduka wabuze ugufasha muri communication y'umwuka. Ngo barangije baraganira muri communication, baravuga bati rero ntihagire n'umwe tuvamo, iyi Imana yacu yadukiriza no mu itanura ry'umuriro. Ariko we ngo yababwiye ijambo rikomeye, aravuga ngo ndaba ndeba Imana iri bubakize. Byanga byakunda harageze kugira ngo uwizera Imana nyakuri igaragaza imbaraga zayo ku buzima bwe. Yego. 13 aravuga ngo Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami ati, barangije baramusubiza. Nebukadinezari, nyuma yuko amaze kuganira mu mwuka, bituma tugusubiza. Twumve Nebukadinezari, nta mpamvu nimwe yatuma tugusubiza iri jambo. Niba ari ibyo Imana yacu, niba ari ibyo rero ibasha kudukiza, Imana yacu ibasha kudukiza no mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko yego, naho itadukiza, nubwo itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere Imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo wakoze. Ntiwumva? Nabo ubwabo bari bazi ko ari umunyembaraga, bari bazi ko ari umunyamaboko, bari bazi ko atinyitse, bari bazi ko mu by'ukuri cyategetse cyose gikunda. Urumva ijambo rivuye ibwami, byanga byakunda rirakunda. Ngo barangije bavuga amagambo akomeye, baravuga ngo reka tuguha amakuru, nubwo Imana yacu itadukiza ntabwo dushobora kubararira izi Imana zabo. Ngewe mbonye benshi bihakana Imana ku munota wa nyuma, mbonye benshi batakaza ubumana ngo nukubera hafunzwe insengero, mbonye benshi batakaza Imana ngo nukubera havutse inzara, mbonye benshi batakaza Imana ngo nukubera amasezerano yatinze, mbonye benshi batakaza Imana kubera iminsi n'ibihe. Ariko aba bagabo ntibatinya umuriro, ntibatinya itanura, ntibatinya umwami ubari imbere. Baravuze ngo nubwo Imana yacu itadukiza. Impamvu babivuze nacyo reka nkigusobanurire, suko bafetse imbaraga z'Imana, suko batekereje ko Imana iri bubatererane, ahubwo haje ijambo rivuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho. Yego. Baravuga ngo none yaba ari ryo gare ryacu, kuko mwisi atariho iwacu, kandi ko tutazatura nk'imisozi, akaba ari igihe cyacu cyo gupfa. Uyu mwami nitutamuhamiriza Imana araza gusigara yikina ku mubyimba. Baramubwira ngo nubwo itadukiza ntabwo turi bwubararira Imana zawe. Nshuti mwene data, baje kubafata babajugunya mu itanura ry'umuriro. Yego. Bababoshye amaguru n'amaboko, kuko batinyutse guhamya Imana. Ngo ibirimi by'umuriro. Yego. Ibirimi. Kandi hano avuze ngo yazabiranyijwe n'uburakari. Yazabiranyijwe n'uburakari ategeka ko bababoha. Barangije kubaboha babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ngo ariko ababatayemo ngo bakubiswe n'ibirimi by'umuriro. Ngo ariko wamurira ikintu wakoze. Haleluya, Imana ishimwe. Wacagaguye iminyururu yari ku maboko yabo, wacagaguye imigozi yari boheshejwe amaguru, kuko ngo babanjije kubaboha. Witinya urugamba, kuko urwo rugamba nirwo ruri buje gutatanya imbaraga z'umwijima zari zikugose. Ngo barangije barahengeza, baravuga bati twatayemo batatu ariko turabonamo bane. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Hashimwe Kristo udatererana abayo, hashimwe Yesu watwitangiye, hashimwe Yesu wadukoye amaraso ye,
hashimwe Imana yaduhamagaye itagidutererana, hashimwe Imana ijya yigaragaza no ku munota Haleluya. ngo irangije iritamurura, Haleluya. kirere kiritamurura, Haleluya. abagabo baremerwa, Haleluya. marayika abana nabo ngo aza ari mu ishusho y'umwana w'intama w'Imana, ngo nabo bahita bahanura baravuga bati turabona amabane kandi twatayemo batatu, ngo ari kuwa kane afite ishusho, arasukwe, aragaragara ukwe, arabengerana, ateye ubwoba, atandukanye n'ab'isi, ngo ari kumwe nabo, yashoboye gucecekesha, yasimije umuriro, abagabo bari kwidegembya. Imana ishimwe, Imana yacu yahabwa icyubahiro, ntabwo izaduta, hoya ntizadutererana, haba mu byago, haba mu makuba, haba mu rugo rugoye, haba mu kazi kagoye, haba ku mukoresha w'intare, haba kuri ba Kibamba. Imana izabana natwe, izatuvuganira, izaturenganura, izadukiza akagambane, izadukuraho imivumo, izadukuraho amaboko y'abagome n'abagambanyi. Ahari ngo bizabera mu bwihisho, ariko Imana ibisesagure, kuko ni Imana y'amahoro, ni Imana ikunda abayiringira. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Iyi ni Imana ikwiye gusengwa, nta yindi Mana tuzasenga uretse Imana yarengeye Saduraka, Meshaki na Abedenego, iyatugaburiye twishwe n'inzara. Iyo niyo Mana tuzasenga, iyaturwaniriye ikadukiza amaboko ya Farawo, ikadukura mu buretwa, ikadukura mu butayu, ikatwambutsa inyanja itukura. Bamwe ntibari bazi ifiriti, abandi ntibari bazi amakaro, abandi ntibari bazi sima, abandi ntibari bazi amashanyarazi, abandi ntibari bazi amatukomera, ariko Imana irabibagabiza. Iyo niyo Mana tuzahamya no ku munota wa nyuma. Ntabwo tuzubararira Imana za Nebukadinezari, Amen. ntabwo tuzazubararira nubwo waba uteye ubwoba gute, ntabwo tuzazubararira. Amen. Ngo barangije ngo abagabo bava mu muriro bidegembya. Uzi ikintu bagororewe? Bagizwe abatware. Bisobanuye ngo ubwami bwa Satani bwari bukuweho, ubwami bw'Imana buraganza. Abagabo bahabwa amapeti, abagabo barazamurwa, abagabo bazamurwa mu ntera, abagabo bakorera Imana, bakorera n'igihugu. Umukristo nyawe. Reka dusome uyu murongo kugira ngo abakunzi bacu baze kumenya ikintu abagabo bagororewe. Yego. Ni bya 3:30 haravuga ngo ibyo byose bishize umwami yogeza Saduraka, Meshake byose birangiye mu gihugu, byose bishize, intambara zikuweho, uburwayi bukuweho, ubukene bukuweho, ibigeragezo bikuweho, kwishimisha urujyo bikuweho, ngo umwami afata iya mbere, aba ari ugenda wamamaza, ngo arabogeza mu gihugu hose, isi hose, abantu barabemera, abantu barabaramya, abantu barabatura, abantu barabakunda, abantu barabizera. Impamvu musuzugurwa nuko Imana mwayitakaje. Wiringira Imana, nuyiringira ntabura amahoro meza adashira. Iringira Imana mama, haboye sarindi shamaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho, n'amaganya abasha guhagarika, imitima irindwa n'umucunguzi. Wiringira Imana, uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. Ku munota wa nyuma umwami arahaguruka, arabogeza, arabaramya. Noneho mu cyimbo cyo kugira ngo bamuramye, we yarabaramije, mbese yarubaraye hasi arabaramya, arangije arabamamaza, ngo agenda batangaza mu gihugu hose, aravuga ngo Imana y'aba bagabo iyo tuzasenga, iyo nta yindi ni ya Mana yaremye ijuru n'isi. Ikikubikiye ni ukugira guhesha agaciro. Ariko wowe ufite ikosa rirerire, ufite ikosa riremereye ryo kwitandukanya n'ubwiza bw'Imana. Uri mu bwisho bw'isumba byose. Ariko umva icyo kintu ni Zaburi bivuga, uri mu bwihisho bw'isumba byose. Reka dufungiraho. Niki gituma mutaba mu bwihisho bw'isumba byose? Abenshi bari mu bwihisho bwa banko wabo, abenshi bari mu bwihisho bw'amazu meza akomeye, abandi bari mu bwihisho bw'amafaranga. Ariko ubwihisho bwa nyabwo, kugira amafaranga ni byiza, kugira umutungo ni byiza, ariko ubwihisho bwa nyabwo umwuka wera ni ukuba mu bwihisho bw'isumba byose. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo
bamubwisha ubwisumba byose, Amen. nibwo uzashobora kunesha, kuko Nebukadinezari wazahoraho, Nebukadinezari we ntazakurwaho. Icyakoze igihe kizagera yemere, icyakoze igihe kizagera yemezwe. Ngo arangije aremera, ngo arabogeza mu gihugu hose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana amahoro ibagirire neza aho mudukurikiye muri hose. Nababwiraga guhamya, ntuzategereze impuhwe z'Imana cyangwa se favor y'Imana mu gihe cyose uyihakana, ugera mu bibazo ukayihakana. Ababo bayihamije imbere y'umwami, ariko iyo ugeze imbere y'umugabo uhinda umushyitsi, iyo ugeze imbere y'umugore uhinda umushyitsi, iyo ugeze imbere y'umuntu ugiye kugukoresha icyaha uhinda umushyitsi, ugahita ubyemera. Harageze kugira ngo usenga Imana yisenge mu kuri no mu mwuka. Kubivanga ntacyo byakumarira, senga ntacyo uzabura usenga. Imana amahoro ibagirire neza. Urakoze cyane. Yego. Imana ikwereze umugisha. Yego. Tubwirije neza nanifashijwe. Ntabwo nzi kuvuga. Ntabwo nzi kuvuga, ariko Biri muri we Kristo uri muri ngewe, biri muri we birahagije rwose. ndagira ngo icyo mvuze yenda nubwo ntari intyoza mu magambo, ariko waba wari udukurikiye waracitse intege. Na nyuma ya zeri irakora. Niwumva ngo na nyuma ya zeri irakora, ni handi Imana ikora ku munota wa nyuma. Urakoze cyane rwose, tubwirije neza. Yego. Hari nk'uwakwifuza ko mwavugana cyangwa ashaka ko musengana, yakubona gute? Yahamagara kuri 078 92 665 760. Yego. Ibisigaye saduhana umugisha. Cyangwa akazana hano ku Imana Irahari TV, Yagakurikira ibiganiro bihabera, kuko ndi umukozi waho. Yego. Yego. Hanyuma bikagenda neza. Igihe cyose tugira amahirwe twakubona, tuzatuguhamagaza utubwirize. Urakoze cyane. Imana igomba